ndahiye ko ntawe uzunamura ukuboko ashingura ikirenge mu gihugu cya Imana yantumye ngo mvugane nawe mwiri jambo. Imana yantumye ngo mvugane nawe aho wicaye naho uri, aho uryamye naho ugenda. Ibyo ubona bikugose kandi byinshi, kubwira ngo ibyo ubona ni ibimenyetso gusa, ariko umugisha wawe uracyahari. Nubwo amarira yawe, nubwo amashuka yawe ari yaza umubabaro wawe, nubwo umutima wawe ari wo uzi umubabaro wawe, ndashaka kuvugana nawe. Ibyo bikugose hari ukuboko kwiza kw'Imana kuri wowe. Haleluya. Hanyuma y'ibyo byose ubona bikwasamiye, hari ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Hanyuma y'ibyo ubona bikuzengurutse, hari ubutware bw'Imana bukuriho. Hanyuma y'ibyo ubona bikuri inyuma, bimeze nk'ibiri kugusakuriza, habutandukana n'abisi ko kuri umwana w'Imana. Ukwiriye gutandukana na vizi y'isi iri kurogesha abantu. Hanyuma Imana ni kuntera umugisha. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, haracyari birindwi bitapfukamiye Bayali. Imana iracyafite birindwi bitapfukamiye Bayali. Imana iracyafite mu bagabo haracyari birindwi. Haleluya. Mu bakobwa haracyari birindwi wa musore we, batariyambura, batazi. Hanyuma mu bagabo haracyari birindwi. Muri promosiyo y'akazi haracyari abakoresha bazima bakiri muri birindwi bitapfukamiye Bayali. Hari uwaguha akazi atagusabye ruswa. Y'ubwenge Imana ikeneye muri iyi minsi, ku munyabwenge Imana ivugana nawe mw'iki gihe cy'ubuhenebere, mw'iki gihe abantu bari guhanura ari abasinzi, mw'iki gihe Imana abantu batari gutinya icyaha ngo bari kujya ku mashosho media bakeneye ngo abadesipora kugira ngo babahe amafaranga. Reka mvugane namwe reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukundaga no gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubane nawe, kandi ineza y'Imana ikomo ndetse n'abawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye, mu ntara zitandukanye mugiye muherereyemo, mukamwumva ibiganiro byacu by'iyobokamana. Mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha ndi kumwe n'umugabo muramureba hano, n'umugabo w'Imana. Hajya n'umugabo w'Imana niko bavuga, kandi Imana itagira umugabo, ni umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Jama twishimiye kuba nawe. Ndagushimiye. Uraho neza? Muraho. Katugusabe bansuza duteze amatwi muri kano kanya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni Ngabiziranga Jean Marie Vianney. Ndi umupasitoro. Hanyuma narinje hano ngo tuganire icyo Imana intumye kuri wowe unkurikiye. Nanjye ndimo. Nawe urimo, n'undi wese unkurikiye. Amakuru nta mahoro. Kubera rero kumara iminsi ubwiriza ahandi hantu kamera arayibagiwe. Ntabwo niba ikiza nuko Imana ikinyibuka. Ntabwo Imana nayibagiwe. Imana yarayizibagiwe. Imana yiri kumwe nanjye, iri muri njye. Yego. Imana ishimwe cyane. Twishimiye kuba nawe kuri uyu munsi. Reka tugusabe ubanze no duteze amatwi. Birashoboka yuko hari benshi bakuzi wabibwiye, ariko basuhuza. Ndasuhuza abakunzi b'Umusaraba TV. Abari hafi na kure, abadesipora, Afurika yacu by'umwihariko, bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nshuti muvane muduteze amatwi muri kano kanya, niyo ngoro tugiye kubana. Yitwa Ngabiziranga Jean Marie Vianney nk'uko mwamwumvishe, ni umupasiteri kandi wabisigiwe, ni umukozi w'Imana. Tugiye kumva icyo Umwuka rero ashimye kumunyuzamo, ibyo byose ubugingo bwacu buri buze guhembuka. Icyo ngusa nkubwire ngo wowe nanjye reka tube hafi kugira ngo twumve icyo Umwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki ngiki. Jean Marie, ngusabe noneho ubanze usenga Imana. Ndagushimiye. Ariko mbere yo kugira ngo senge Imana, reka dusabe abadukurikiye. Ni byiza, ndabizi neza ko badukunda, kuko ni kenshi tuganira ku ijambo ry'Imana, kandi ni kenshi tuganira ku by'Imana yadutumye kugira ngo tubibagezeho. Dukoresha aya mashusho agera kure kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kure.
rero bajye badufasha kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, nkunda kubigarukaho, bakande subscribe, bakore share, bakore comment, hanyuma kandi bakore na like, hanyuma twasenga Imana, yego, twumva icyo umwuka abwira amatorero. amen. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware, turagushimiye Kristo kandi turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwinshi n'imbabazi ugira, tugushimiye kuri umunyamurava kandi uri umunyacyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware, duhamagaye ineza yawe n'urukundo, imbabazi z'Imana zibe kuri twe kandi umurava w'Imana tugaragareho. Mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga n'ubutware, duhamagaye Imana ngo ibane natwe mu iki kiganiro, duhamagaye ubwami bwawe ngo butugaragareho. Mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware, Imana ishimwe, duhamagaye umucyo w'Imana ngo urasire mu mitima y'abadukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware, ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe mu mitima yacu. Kandi Kristo, iyo dusenga turasaba ngo ukangurire buri wese kuvirwa n'umucyo, kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero buri wese ahari hirya no hino ku isi azumve amazina ye, hanyuma tubane mu bwami. Haleluya! Turakuezinima ndayasire, turagushimiye Mwami, uduhe guhemburwa n'ukuri kw'ijambo ryawe. Wavuze ijambo rikomeye, uravuga ngo utwusigiye umurage, kandi muri Yohana 17 wavuzemo ijambo rikomeye, uravuga ngo data ndagaruka aho uri, aba nyiri kumwe nabo nabejesha gukuri kw'ijambo ryawe. Uku kuri kweze umutima w'umukobwa udukurikiye, umutima w'umugabo, umusore kandi umubyeyi udukurikiye ahari hirya no hino. Mwami, kuri kw'ijambo ryawe kumweze, kandi ubuntu bw'Imana bube muri twebwe. Urakoze kugiye kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha ku isengesho ryiza udusengeye. Mbere ko nguha akanya, iyo ngize akenshi amahirwe yo kuganira n'umupasiteri cyangwa se n'umushumba, ngira nk'ikibazo kimwe cyangwa se bibiri mubaza kugira ngo bidufashe kuva mu rujijo bamwe na bamwe. Tujya tuhura n'abantu batandukanye, ugasanga hari imvugo ihari ngo twigishijwe Imana nabi, kandi byabereye mu nsengero. Ugasanga abantu hari ibyo bigishijwe, ariko nyuma bagasanga bayobejwe n'abapasiteri cyangwa se n'abashumba bitewe n'inyungu baba bakeneyemo. Yego, akaza akakwigisha ikintu atari ko kuri kw'ijambo bitewe n'icyo agukeneyemo. Yego, muri gukora gute kugira ngo mukosore ibyo mwishe mu bantu? Icyo ni ikibazo kimwe, ubwo urambaza n'ikindi nimara gusubiza icyo. Aba bantu baravuze ngo, hanyuma abantu bajya babyandika hasi muri komenti kugira ngo ibutaha tuzabikomerezeho. Bigishijwe nabi, ari ababigishije n'aba bemeye kwiga nabi, bose navuga ngo ni bamwe. Uzi impamvu? Uvuga ko ari bamwe gute se? Umva impamvu. Unyigisha icyo nzi. Umva impamvu. Ijambo ry'Imana ntiripiratwa, sibyo? Hanyuma abantu iyo turi kwigisha, yego, iyo umuntu akubwiye ngo zana iki, reka mpere ko abangaba birwa baka ibitambo, ni nacyo wahereyeho. Iyo umuntu aguhamagaye akakubwira ngo Imana iravuze ngo utange igitambo kugira ngo ubeho, nukuri iyo ubikoze ari wowe nawe, uyu muntu ni umujura, nawe ubikoze umufashije kwiba. Kubera iki? Kristo yatambwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka. Sinzi nimba uri kunyumva. Nimba Kristo yaratambwe rimwe, ni gute ngewe nkuhamagara gutanga igitambo cy'amafaranga ya nayo? Ese amafaranga akuraho ibyaha? Icyo dupfana n'Imana ni iki? Icyo dupfana n'Imana nuko turi abakristo tuzajya mu ijuru. Yego? Hanyuma igitambo cy'amafaranga ayariyo yose ntabwo cyaguha ubugingo. Icyakoze umaze kwihana ushobora kuba wabona ubugingo. Rero niyo mpamvu mvuze ngo ari aba bigishije n'aba bigishijwe bashobora kuba barigishijwe nabi bijyanye n'ibyari inyungu z'aba bantu. Sinzi nimbe wenda ndashe ku ntego y'icyo wari ubajije, ariko nimbe ntarashe ku ntego y'icyo wari ubajije ukibaze neza nkigusubiza. Yawe nta bantu ushobora kuba warigishije nabi. Hari umusaza witabye Imana, Imana imukomeze kumwiruko ridashira, yitwaga Ezra Mpyisi. Ari hafi gupfa, yaravuze ngo yasanze bira uko yigishaga atari ko asaba abantu imbabazi. Nta kintu wicuza mu myigishirize yawe mu nsengero. Ntabwo ndi bujye kure y'ukuri kw'ibyanditswe. Pawulo yavuze, Pawulo yaravuze ngo nkiri umwana
navugaga nk'umwana ariko maze gukura maze mvuga iby'abantu bakuru nshatse kuvuga iki mu myaka iri hejuru ya 17 maze mwivugabutumwa ntekereza ko ntabwo ntekereza uko nahamagawe uko icyo gihe nabwirizaga ntabwo ariyo revo naba nkiriho hari ibyo nasanze narishe uyu munsi ndimo ndabikosora keretse nimbe hari abandi bumva ko hari ibyo bishe bakaba biteguye kugira gute kuba babikosora hari ibyo nishe ntangira ivugabutumwa ariko uri mu nzira zo kubikosora ndi mu nzira zo kubikosora hanyuma ni nayo mpamvu uyu munsi nje kuri social media nkabwira abantu ko igitambo Kristo yatambye cy'amaraso ye cyari gihagije iteka kugira ngo njye mbabarirwe kandi ikiduhuza n'Imana ni iki ikiduhuza n'Imana ni imbabazi hari ikindi buriya aha icyo sinzi nimba ugisubijwe kirasubijwe icyo impamvu bakubajije gucyomba ngira ngo nse nkushima ahantu ubwo bidasanzwe twandike muri comment tuzabihereho ubutaha nta kibazo reka none ngo umwanya rero tugeze ubutumwa baza n'icya kabiri oya kibazo wakomeza oya baza icya kabiri kuko ndahari ngo nkusubize ndakikubaza dushoje ubutumwa hari impamvu bikoze gutyo urakoze hanyuma abantu bose badukurikiye bumve neza ibyo tuvuga ntabwo tuba tuje hano nk'abahangana n'abirirwa baka ibitambo ariko nubwo tutahangana nabo turi hano nk'abantu baje kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko tushoboye aho tugeze nuko dushoboye hanyuma uhabwa umugisha Imana ibaha umugisha rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo twakura hehe umunyabwenge turihaye umutwe uvuga ngo twakura hehe umunyabwenge umeze nk'uyu mu Buholande muri Amerika mu Bubirigi nani muri East Africa ndetse no mu migabane y'i Burayi twakura hehe umunyabwenge umeze nkande nk'uyu Yesu ashimwe cyane ubwo duherukanye nigeze nigisha ku ijambo rivuga ngo twubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo tube inzu y'umwuka hanyuma iri jambo uyu munsi nzanye igihe nigishaga ku ijambo rivuga ngo twubakwe nk'amabuye mazima twabonye ko umuntu ashobora kugira uburanga ashobora kugira uburanga inyuma ariko imbere atari hazima urugero njyewe niga nize ubwubatsi nize iyo uri kureba inzu inyuma ushobora kuvuga ngo iriya nzu ni nziza kandi inzu iba nziza bitewe n'ibiyigize imbere Yesu ashimwe cyane rero Bibiliya ivuga ngo twubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo tube inzu y'umwuka wera tube ibitambo bizima bishimwa n'Imana wadusomera ijambo ry'Imana dusomerere mu Itangiriro igice cya 41 37 na 30 ugeze 39 twumve icyo Imana ivugana natwe ntabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zanteye kubimbataye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose wadusomera ijambo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa Farawo yegurira Yosefu ibyo igihugu cya Egiputa iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose Farawo abaza abagaragu bati ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose kubera ko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga twabona nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba
Farawo abwira Yosefu ati Farawo abwira dore Yosefu, nkweguriye igihugu cya Egiputa dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. cyose. Farawo yiyambura impeta Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, ayambika Yosefu ku rutoki rwe, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika umukufi w'izahabu, amwambika umukufi w'izahabu, amugendeshereza mu igare, amugendeshereza mu igare rikururikira irye, rikururikira irye. bakajya bamurangana bati, nimupfukamire, nimumupfukamire, kuko amwegurira igihugu cya Egiputa, kubera ko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, Farawo abwira Yosefu ati, njye Farawo ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko, ndahiye ko ntawe uzunamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge, mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Dukomeze geza aho ngaho. Habwa umugisha mukozi w'Imana. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Haleluya. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mbangurutse nkagerayo nk'Abasiyoni biteka. Aleluya. Amen. Iri jambo Imana yari impaye ngo ndigusangize wowe unkurikiye. Twarihaye umutwe uvuga ngo twakura hehe umunyabwenge umeze nk'uyu. Hanyuma ushyireho izina ryawe, ntabwo nzi uko witwa. Hanyuma numara gushyiraho izina ryawe, ndashaka kuvugana nawe mu bikugerageza bitari bimwe. Imana yantumye ngo mvugane nawe mw'iri jambo. Imana yantumye ngo mvugane nawe aho wicaye n'aho uri, aho uryamye n'aho ugenda. Ibyo ubona bikugose kandi byinshi, enima ndayasire zenikuta enima zome eniwa. Imana yavuganye nanjye ngo mvugane nawe. Iki cyari igihe gikomeye Yosefu yari arimo. Inkuru za Yosefu twese turaziza benshi. Yosefu ni umwana wa 11 wa Yakobo. Yosefu yajyaga arota inzozi nyinshi. Hari igihe yarotaga imiba ya barumuna be, y'abakuru be, yikubise imbere ye akarotora inzozi. Igihe kimwe yarose inzozi ngo abone imiba 11 bimwikubita imbere. Bivuze ngo Yakobo na bene Yakobo bose bagombaga gupfukamira Yosefu. Hanyuma ndashaka kuvugana nawe mu mabwiriza n'amateka y'Abayahudi. Ibyo ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga ko umwana wa 11 deja w'umugore wa kabiri agomba kuba yahabwa intebe y'ubwami. Ariko ndashaka kuvugana nawe enize nima ndayasini kuta nota yazenima shini kuta enimanda. Nje kuvugana nawe Imana itareba uburanga. Nje kuvugana nawe Imana itareba kavukire. Nje kuvugana nawe Imana itareba amashuri. Haleluya. Nje kuvugana nawe Imana itareba amateka yahashize. Nje kuvugana nawe Imana itareba amateka yaho wize. Niyo waba warize nayini, Imana izakuhereza umugisha. Naho waba utarize, ntabwo haba amashuri, haba amahirwe. Ndashaka kuvugana nawe. Imana ije gupromotinga iri jambo. Ukimara kumvira ijambo, fasha wizere, uzamure kwizera. Hanyuma ndashaka kuvugana nawe ijambo risumba iri kuremereye. Ndashaka kuvugana nawe Kristo yiteguye kuguterura n'ibyo bihurimo bikugoye. Ntega amatwi tuganire. Ndashaka kuvugana nawe Kristo yiteguye kugukura mu iyo mitego. Kristo yiteguye kugukura mu urwo rwobo bagucukuriye. Kristo yiteguye kugukura hayo majwi akumazeho iminsi. Baravuze ngo ntacyo uzimarira. Baravuze ngo ntuzikamira nayimbwa. Baravuze ngo ntaho uzagera. Baravuze ngo ntacyo uzageraho. Umva uko Imana ivuganye nanjye. Yosefu bamurebaga kiriya gihe
babonaga ntacyo azamara. Yozefu bamurebaga kiriya gihe babonaga ntacyo azigezaho. Imana intumye kuri wowe ngo mvugane nawe. Ubwo burwayi umaranye igihe Kristo yiteguye kubugukuraho. Icyo gihe umaranye igihe kirekire, icyo gishaka umaranye igihe kirekire, henizinima ndayasinikuta ndakuzo benizeniwa ndakushinikuta enima ndakumanda yasire notaye zinima ndakushinima notaye enima. Ndashaka kuvugana nawe hanyuma y'icyo gishakwe watewe n'isi n'ibihe. Kristo yiteguye kugukura mu icyo gishakwe. Ndashaka kuvugana nawe. Hari ibintu abantu bakurebeyemo, hari iyindi shusho Yesu aguhaye. Ndashaka kuzinimanda, ndashaka kuzinikuta, ndashaka kuzinimanda yasika ndakushinimanda yasire notaya zenima notaya nimanda zome eniwa. Hari ibintu abantu bavuze, hari n'ibyo Imana ivuze ku buzima bwawe aka kanya. Hari igihe abantu baguhaye, Imana ikuyeho igihe cy'abantu ishizeho igihe cyayo. Hari ibi minsi abantu bakubariye, iyo minsi irarangiye. Imana iguhaye iminsi ya poromosiyo. Hari ibihe abantu bavuze ngo ntuzabirenza, Imana iguhaye imyaka baravuze ngo ntuzamara iminsi mwako kazi, baguhaye amezi. Papa ntega amatwi, iyo ntebe wicayeho wayicayeho Imana yavuze, ubwo bucuruzi wabwinjiyemo Imana yavuze. Ntega amatwi tuganire, zinimanda yasire. Ibyo abantu bavuze imbere y'Imana biteshejwe agaciro. Ibyo abantu bashizeho mbere y'Imana birakubuwe. Ibyo abantu bakureberagamo ntabwo ari byo Imana ikubona. Nizinimanda yasire. Hanyuma y'amajwi y'abadayimoni uri kumva, hari irindi jwi ry'Imana rije mu matwi yawe. Hanyuma y'ibyo waburiye icyerekezo, hari ibyo Imana ishyizeho icyerekezo. Hanyuma y'ibyari bikuzengurutse, wari umeze nk'Abisiraheli bageze ku nyanja itukura. Barebaga imbere yabo bakahabona inyanja, bareba hirya no hino bakahabona imisozi, bakebuka inyuma bakahabona ingabo za Farawo. Ndavugana nawe, uyu Farawo wa kabiri wagutuze, uyu Farawo wa kabiri watuze amahirwe yawe, watuze urushako rwawe, watuze diporome yawe. Imana iravuze ngo komeza ugende. Imana iravuze ngo akira ubuhanuzi bukomeye bwo promotinga. Umaze imyaka myinshi wicaye ku ntebe, hinduka, akira izina rya kabiri, akira icyubahiro Imana iguhaye, akira amahirwe Imana iguhaye, akira ezinima ndayasinikuta, akira urubyaro kuko Kristo araruremye, akira amahirwe kuko Kristo arayaguhaye. Haleluya, haleluya. Nkiboneye urukundo rw'Umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Iyo musabye Yesu kuzi wanjye, ugomba shaka ko wamara ubwoba, ye munyabyaha ufata unkomeze. Nshidikanye sinkora ibyiza, yarukiranuka mu bisi bose, wagezaho atanga ubugingo bwe. Yarukiranuka mu bisi bose, agezaho atanga ubugingo bwe. Twasomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 39. Hanyuma iri jambo twasomye, Yosefu yavuye mu gihugu cy'iwabo i Kanani, ava yari umunyagana agurishijwe. Hanyuma yo kugurishwa na bene se, bamugurisha n'Abishimayeli. Hanyuma babonaga ubuzima bwa Yosefu bugiye kurangira.
nshatse nakubwira ngo ibyo ubona ni ibimenyetso gusa, ariko umugisha wawe uracyahari. Nubwo amarira yawe, nubwo amashuka yawe ari yaza umubabaro wawe, nubwo umutima wawe ari wo uzi umubabaro wawe, ndashaka kuvugana nawe. Hanyuma Yozefu, inzozi ze zatumye bene se bamwanga. Hari amasezerano wahawe n'Imana, hanyuma isira kwanga, n'abayituye barakwanga kubera kuri kurwana n'isezerano. Ndashaka kuvugana nawe, umuntu muri kurwana n'isezerano. Rimwe na rimwe umugabo yashatse ntamuha agaciro, umugabo uri kurwana n'isezerano. Rimwe na rimwe umugore we ntagamuha agaciro. Umukobwa uri kurwana n'isezerano, akenshi bamwita icyacumi cy'itorero, bamwita icyacumi n'ayandi mazina. Uyu Yozefu yageragejwe n'isezerano kugeza ubwo bamugurishije n'Abishimayire, ngo kubera isezerano ry'Imana, ngo bamwitegereje, ngo babona ntacyo bazamumara, baramujyana kubera isezerano, bamujyana kwa Potifari. Ngo ageze kwa Potifari, Bibiliya ivuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuba kuri Yozefu, ngo ukuboko kwiza kw'Imana, ngo icyo yakoragaho cyose kubera ko ari umunyamugisha, nubwo ari umugurano, icyo yakoragaho cyose cyaremeraga, icyo yakoragaho cyose cyarazaga. Hanyuma ndashaka kuvugana nawe, hanyuma y'ibyo bikugose hari ukuboko kwiza kw'Imana kuri wowe. Haleluya. Hanyuma y'ibyo byose ubona bikwasamiye, hari ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Hanyuma y'ibyo ubona bikuzengurutse, hari ubutware bw'Imana bukuriho. Hanyuma y'ibyo ubona bikuri inyuma, bimeze nk'ibiri kugusakuriza, hari ubushobozi bw'Imana buri kuri wowe. Bibiliya ngo nuko igihe kigeze, ngo Potifari ngo yegurira Yozefu ibyo mu rugo rwe, ariko amwima umugore we. Hanyuma kubera, ndashaka kukubwira wa mukobwa we, ababirwa baguhamagara bakubwira ngo I love you, ntabwo ari inshuti z'Imana. Ibyo ni isezerano riri muri wowe rikugerageza. Kandi ndashaka kukubwira ngo nusi isezerano ryakugerageje ugatsindwa, uzasubira inyuma mu mashuri. Imana idufashe kandi itugirire ubuntu, itugirire ibambe. Ndashaka kukubwira ko telefone yose guhamagara ntabwo ari telefone y'Imana. Umunsi hari abantu bavuga ngo barasubijwe, ariko mu by'ukuri batarasubijwe n'Imana, barasubijwe n'ibivuye mu binyoma. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, haracyari 7 bitapfukamiye Bayali. Imana iracyafite 7 bitapfukamiye Bayali. Imana iracyafite mu bagabo haracyari 7. Haleluya. Mu bakobwa haracyari 7 wa musore we batariyambura, batazi. Hanyuma mu bagabo haracyari 7. Muri promosiyo y'akazi haracyari abakoresha bazima bakiri muri 7 bitapfukamiye Bayali. Hari uwaguha akazi atagusabye ruswa y'igitsina, hari uwaguha akazi atarebye aho uvuka naho ukomoka, hari uwaguha. Ndashaka kuvugana nawe, aya mahirwe yabyaza umusaruro kuko Imana yari kuntumyeho. Imana ishimwe ngo muka Potifari ngo abenguka Yozefu, ngo aramubenguka agera ku rwego ashaka ko baryamana. Hanyuma ntega amatwi tuganire, nyumva neza, ntabwo sinzi nimbe uri kujyana nanjye. Hanyuma Yozefu yari afite imyuka 3. Hanyuma yari afite umwuka wo guca bugufi, afite umwuka wo guhishurirwa. Hanyuma uyu mwuka yafite umwuka w'ubwenge. Uyu mwuka w'ubwenge itorero rirawukeneye. Nshuti, ni wowe torero ry'Imana, ni wowe unteze amatwi, ni wowe torero ry'Imana, ni wowe Kristo azakoresha, ni wowe Kristo azakoresha ejo hazaza. Yabwiye Yeremiya 51:21, yaravuze ngo uri intwaro y'intambara, niwe nzacagaguza amahanga. Hanyuma Yesu antumye kuri wowe kugira ngo nkubwire ngo nubwo ibintu byazambye, ariko haracyari 7 bicyumva ijwi ry'Imana, haracyari 7 bisengera kanseri zigakira, haracyari 7 bishobora kuvugana n'Imana kandi bagashyira mu bikorwa iby'Imana ivuze. Ntega amatwi tuvugane. Haracyari 7,000 bitigeze byiyandurisha ibyo kurya. Hari abahungu 3 wo bita Saduraka na Meshaki na Bedenego, hakongeraho Daniyeli wari umukozi w'Imana. Hanyuma ndashaka kuvugana nawe, nubwo wageze hari ibisubizo, ntabwo bigukwiriye ko ufata ibyo kurya byatongerewe ngo ubyivangemo. Ukwiriye gutandukana n'abisi ko kuri umwana w'Imana, ukwiriye gutandukana na vizi y'isi iri kurogesha abantu. Hanyuma Imana ni kumpera umugisha. Hanyuma Yozefu
nubwo yabengutswe no muka Potifari, ariko ni ukuri kuzima ntabwo yigeze yemera kuryamana nawe, nubwo bamushyizeho kesi iremereye bakamufunga imyaka ingana kuriya ndetse hageretseho n'amezi. Imana yateje ikibazo ibwami. Hari aho Imana igiye guteza ikibazo kugira ngo ikugirire ubuntu, hari aho Imana igiye guteza ikibazo kugira ngo ikurwanirire, hari aho Imana igiye guteza ikibazo kugira ngo ikuvuganire, hari aho Imana igiye guteza ikibazo. Ndashaka kukubwira ko inzira y'umugisha rimwe na rimwe hari igihe ica mu nzira y'umuruho. Ntabwo unyumvishe? Inzira y'umugisha hari igihe izigica mu nzira y'umuvumo, aho udatekereza ko Imana yanyura. Uyu munsi Imana yahanyura. Kuba ufite amadeni ntibikanze Imana, kuba abantu barakuvuyeho bareke bagende, cyari igihe cyabo cyo kugenda. Imana irashaka kukuzanira abantu b'umumaro ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, Imana itugirira ubuntu. Hanyuma ngo Yozefu baramufunga, hanyuma umuntu wo ku ntebe ibwami araza aramufunga, afunganwa nawe. Murabyibuka neza, Yozefu yari umuganga. Yozefu niwe wari ushinzwe ifungwa. Hanyuma mu kuba yarashinzwe ifungwa, hanyuma ngo yaje kugiriramo poromosiyo kubera kubaha Imana. Urakennye ariko uracyubaha Imana, wehesha agaciro Imana wamenye. Ndashaka gusengana nawe. Ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko Yesu yambwiye ngo ikibazo cyawe aje kugikoraho. Ntabwo nzi ibikugose, ariko Kristo yavuganye nanjye ngo aje kurwana n'ibikurwanya, aje gukubita hasi buri majwi na buri imbaraga. Imana ni kumpera umugisha. Hanyuma twasomye ijambo rivuga ngo mu gihe Yozefu, hari abantu Imana yarotesha. Reka nkubwire, ni benshi twasengeye baratwibagirwa, nanjye ndimo. Ni benshi twagiriye ubuntu baratwibagirwa, ariko uyu munsi abo Imana igiye kuguhuza nabo ntabwo bazakwibagirwa. Ayandi mahirwe Imana izanye, izazana umuntu uzajya umenya ko waryamye, uzajya umenya yuko ubabaye akababarana nawe, azajya amenya igihe cyawe cyo kurya. Kuba ibiryo utabifite nta kibazo, ejo Imana izazana sitoke. Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza. Hanyuma ndagukunda. Hanyuma Farawo ngo mu gihe yari amaze kurota ngo habuze umunyabwenge. Hanyuma impamvu ubona ukikora ibyo ukoze abantu bakabyigana nuko hatarazamo amahirwe y'Imana. Amahirwe y'Imana naza, icyo uzakora ntawe uzakigana. Kuko nubwo mu gihugu cyose cya Egiputa cyarimo abapfumu n'abakonikoni, cyarimo abanyabwenge, ariko kubera ko yari isaha ya Yozefu yo kugira ngo atabarwe, nta wigeze ashobora gusobanura inzozi z'umwami. Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza, Imana nikuzanira yani mahirwe. Iki kiganiro tuzagisubiramo, tuzavuga topic ya kabiri yacyo, tuvuga ku munyabwenge. Imana ivugana nawe, ku munyabwenge Imana ikeneye muri iyi minsi, ku munyabwenge Imana ivugana nawe mw'iki gihe cy'ubuhenebere, mw'iki gihe abantu bari guhanura ari abasinzi, mw'iki gihe Imana abantu batari gutinya icyaha ngo bari kujya ku mashosho media bakeneye ngo abadesipora kugira ngo babahe amafaranga. Reka mvugane namwe, mwebwe ni byiza Imana yabahaye ubutunzi, ariko shishoza umenye ko ibyo ugiye gukora ugiye kubikorera mu mugisha. Hari ibintu byinshi umuntu atanga ntabakoreye Imana, kuko nimba uri gutera inkunga umusinzi akaba atazafasha imfubyi, akazaba atazafasha umupfakazi, ntekereza ko nukuri pe urimo uratera Satani inkunga. Haracyari birindwi bitapfukamiye Bayali. Nawe ukorera uwo mugisha, Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Nyemerera dusengane Imana, nyemerera dufatanye gusenga. Twakura hehe umunyabwenge umeze nk'uyu? Hanyuma muri iki gihe Imana ni wowe ikeneye, ninjye nawe Imana ikeneye. Hanyuma nkorera share, usharinga iki kiganiro abantu, nushaka ugisharinga abantu 100, hanyuma ugishire mu rurimi wumva nta kibazo gihari. Imana niguha umugisha. Hanyuma ani ku Musaraba TV, ariko kandi wanadusanga kuri Pastor Ngabo TV. Hanyuma Imana iguha umugisha. Hanyuma ukeneye ko dusengana Imana, watubona ku iyi nimero ya mobile igendanwa, ari nayo tubaho kuri WhatsApp, ni 0788444079. Reka subiremo rimwe, ni 0788444079. Turabakunda, Imana ibaha umugisha. Hanyuma duhamagare, twandikire, dusengane Imana.
imana. Inshuti yanjye ndashaka kukwibutsa ko haracyari 7 n'ukuri bitarigeze bipfukamira Bayali. Ndagushimiye, reka nkusengera Imana utari warambirwa iki kiganiro cyose kireba kirangiza. Imana iguha umugisha. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Iri ni ijambo ryawe. Tuzakuraho umunyabwenge mu isi yose. Ni hehe hari umuntu ukikumvira, ucyumva ijwi ryawe, ukikubaha. Mwami uduha umwuka w'ubwenge nihishurirwa, utugirire ibambe n'impuhwe, ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Ibyo bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom. Turabakunda. Natwe turagukunda. Imana ibahe umugisha. Amen.